Hello, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye gukurikirana ubusobanuro bw'izina Ange. Nk'uko rero abashakashatsi bagiye bavuga yuko izina ari iry'umuntu, ukurikije izina n'imiterere y'umuntu n'uburyo yitwara usanga bijya gusa, kandi natwe iyo turebye tujya dusanga amazina ajya ahura n'imiterere y'abantu, akaba ari naho duhera rero dukomeza kubafasha tubaha ubusobanuro bw'amazina, kugira ngo buri wese ajye anogerwa no kumenya imiterere ye cyangwa se inshuti ze uko bitwara n'uko yabatwara, bagakomeza kugirana umubano mwiza. Tudatinze rero reka dukomeze ku izina Ange. Ange ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini ku izina Angelos, risobanura intumwa. Bamwe bandika Ange, abandi bakandika Angel, abandi bakandika Angela, abandi bakandika Angel, abandi bakandika Angela na double L, naho mu Kigereki bakandika Angelos. Ange rero ni wa muntu uhorana amakenga ku bantu bose, usanga nta muntu ajya apfa kwizera, agorana mu guhitamo inshuti bazabana cyangwa inshuti z'inkoramutima. Aba ashaka ko yakorana cyangwa yagendana n'abantu bitwara nka we. Uko abayeho n'abandi akaba ariko n'abandi babaho. Ni umuntu ureba kure. Ange ni umuntu uzi guhanga udushya ndetse uzi no kwisobanura cyangwa kuvugira mu bantu benshi. Ange ararobanura cyane mu guhitamo inshuti ze cyangwa umukunzi nk'uko twabibonye haruguru, kandi aba ashaka abantu bajyanye n'uko yitwara ndetse n'uko atekereza. Akora uko ashoboye ngo yirinde amahane no gushwana n'abantu, ndetse agendera kure icyababaza n'abantu, ndetse agendera kure icyababaza abantu akunda. Iyo yiyemeje ikintu aragikora, ariko yanga ibintu bisondetse, kandi yubahiriza inshingano zose afite. Ange agira umutima woroshye cyane, ariko akabibika muri we. Ikindi kandi burya ngo agira ikintu cyo kwiyumvamo umuntu, cyangwa se yakikubonamo ntakwiyumvemo ukuntu atasobanura, kandi akazasanga ibyo yagukekagaho byari byo. Ni ba bantu nyine bakubona ibintu bakabikeka bagatangira kuduta, finally n'ubundi ukazasanga ari byo ariko bataranabikubwiye. Ariyizera cyane kandi yumva ko ibyo yakoze ari byo, ku buryo kumwumvisha ikosa ntibyoroha, bigusaba kuba ufite ibimenyetso bifatika kandi ukamugenza gake. Ange ni umuntu usa n'utuje, ariko ukunda no gusamara.
ahitamo umwuga umwe akawukora kandi akawishimira. Iyo agiye mu kintu runaka ashoramo imbaraga ndetse n'amafaranga. Abandi bantu baramwubaha cyane ariko akunda kugirana amakimbirane n'abantu bakuru kuko atita ku muco na kirazira.